n'umugira n'umwumva David yanyishe muzamenye ko ari mwebwe mwanyicishije kabisa. ese David azamenya yuko ari wowe watumye Chantal agenda kubera iki? Nta makuru ufite Ubwo wenyine. David azi ko Chantal yazimiye yagiye. Yaragiye koko sawa. Kandi Ubwo noneho muri kubwirwa bukaburara ari uko abizi ko yazimiye. harya ngo yadufata umwanzuro ukakaye, nanjye ndafata iyindi ikakaye. Ugiye gufata iyindi. Nasanga nabitetse se azabimenya. Azabimenya. Nasanga ndi kubirya se azabimenya. Ndaje murebe nanjye Uzi ko sinabikubwiye. nahita mbwira Shangazi akaza hano gukemura ikibazo gihari. Sinabikubwiye mwana. Nagiye amenya afite ko ari twe twatumye Chantal. Ariko se umva, nubwo Chantal twamukoreye ibintu bibi ariko yaradufitiye umumaro. Inzu isigaye ibishagaraye ahantu hose, noneho nta nubwo tukirira ku gihe. Mana we, inzara iranyishe no kuva ku kazi. Ariko se Jackson Yara ngwino hano. Cyose kijya cyumva nabi. Mana we, subu kuko ya mahoro bimeze bite ko Jackson magaye yicara hano ntunansuhuze. ni biki se mundi ngiye nari kugusuhuza. None se umeze ute? Umeze ute? Umeze neza mwana nese uko nawe neza tu Umeze neza kabisa. Shani mbe nawe undi se wabuzwa n'iki kumera neza? Kubera iki? Stress zose n'ingezi zijya ku mutwe za runo rugo. Uzi kujya ku mutwe gute se noneho mwana? Jackson ndashonje. Urabikora Ngo murande guteka mwana n'ubundi mu magaye ndi gutekana ningeze kure warunwe ko wajisha mwana. Numvira no kuri kw'Imana. Ngo iki? Ahubwo bigiye gushya mwana. Watetse iki? Numvira no kuri urabibona mwana no kazazumbaza ngo natetse. Mana we, ubonye ibyahiye David ataragera hano. Kubera iki se uvuga Jackson ubu ngubu uzi igihe durukira kurya hano. Hey. Nawe nakiye kukizi igihe dusangirira hano. Igihe dusangirira hamwe n'uwo muheruka Kandi restaurant nayo ntidushoboka nyine yongera. No kubera iki? N'ubukene ni kubera ubukene iki? se muri stock ibiryo byashizemo. None se no kubera iki muheruka kurya cyagiye? Umva David aduhaye gasopo. Gasopo y'iki? Nta muntu yemerewe guteka muri runo rugo igihe Chantal ataraboneka. Mu Ahubwo murenge. nasanga wacanye imbavu. Nanjye ndiwe nabibakora. Nanjye Arakwica. ndiwe nabibakora. Kandi nawe uri bubizi. Nanjye ndiwe nabibakora. Kandi ugiye kutugaburira. Ngiye kutugaburira. Kandi ntabwo byemewe. Ibiryo natetse ni byinshi cyane ntabwo nari bubyisangiza nabimarasa. Arakwica. Ubwo nyine nimwe mu bimubwiye. Ntabyo narinzi. Noneho nakagatese. Gatese nawe wagira ngo yatangiye kwigira akarara. Gute se Isaza yari yataha. Nahoranenanye ntabwo musigira humura. Nkungushye? Ntabwo musigira. Araza nyine aburare. Ugira amahirwe David nasange turi kubirya kuko yabitumye nawe. Kangire vava mo kangire. Ubugumye ahangaha. Wigeze ubwira David hano Chantal ari cyangwa icyo yazize? Ngaho nyumvira nge ahubwo ndanahaza hana. So kuniga umunsi wawe umubwiye niko nakubwiye. Kandi buri neza. Ejo bundi yaje kubitubwira mbona wagira ngo hari amakuru abifite. Umunsi wawe umubwiye. Nta kintu Nakubwiye ko namubwiye. nzagira ute? Nzagutwika nkuko namutwiye. Nta kintu mundi se ngenda nahaza abantu mwagiye Ntuzanahamenye. Icyo wamenye nuko twamutwitse gusa. Kumenya rero ahantu hishwe ntabwo bikureba. Nta kintu namubwiye ngewe. Uzera muko umubwiye. Subize ko nito. Uzambona. Uritonda. Ako N'umugira. n'umwumva David yanyishe muzamenye ko ari mwebwe mwanyicishije kabisa. ese David azamenya yuko ari wowe watumye Chantal agenda kubera iki? Nta makuru ufite Ubwo wenyine. David azi ko Chantal yazimiye yagiye. Yaragiye koko sawa. Kandi Ubwo noneho muri kubwirwa bukaburara ari uko abizi ko yazimiye. harya ngo yadufata umwanzuro ukakaye, nanjye ndafata iyindi ikakaye. Ugiye gufata iyindi. Nasanga nabitetse se azabimenya. Azabimenya. Nasanga ndi kubirya se azabimenya. Ndaje murebe nanjye Uzi ko sinabikubwiye. nahita mbwira Shangazi akaza hano gukemura ikibazo gihari. Sinabikubwiye mwana. Nagiye amenya afite ko ari twe twatumye Chantal agenda, nta nubwo azi ko twamutwitse, ashingira kuki atwicisha inzara. Uzi ko abagome burya bahora ari Uzi ko abagome. twajya no kumurega ariko Uzi ko abagome baba ari abagome. Ugiye kuburana na David. Nabura na seruko. Hari ibintu byanyabyo kandi Arabizi byanyabyo se. kandi noneho nanjye ndizi ko ari ibyanyabyo. Tuziba aho ngaho. Ako Numva we. umuntu uri kunjomba. Uzi ko mwica abantu Nyine mugabiyakana nubwo ibyo abizi. bintu bimenye. None wakemera ko wishe umuntu. Mbega abantu. Washingira kuki? Ko biba bimeze gutyo kabisa. Bimenye rero. Ese we mbega abagome. Bimenye. Ugiye kuburana na David mu Ntafite igihamya se? bijya muri polisi umutsindi. Bikajyamo nkamubwira yuko atwicisha inzara. Nta gihamya afite. Uzamba barenge ntuzangurishe kabisa. Numuke. Wewe wanaroga. Uzaramukubwiye David ngo None. twatwitse Chantal. Azabimenya ariko bitaguturutse. Nakumaho. Ntabwo twika uwo Uzi ko muntu. bitewe no Uwo kumenya muntu kumenya gutya Nafata ubwo n'umunwa wawe uzi. ukumva uyu nguyu uri kubona. Nawushyira mu mbabura.
ubundi naguruga inde se naguruga bikomoye kuri inde ariko n'abantu bashatse ntabwo ko muri famille yawe uri mbanze umuntu uruga nkubwire, n'ubundi wakurikije n'abantu kabisa. bashatse ko mbikora nabyo nabikora. Yesu Kristo Abantu nibo batuma abandi bahinduka. mahoro wa mwana w'inanga Ese Chantal aza hano wabonaga hari ubwongo mufite? Shama David nanasubizaho ibintu byo kurya ntabwo nzarya ibiryo watetse Ngo iki? utazica kabisa. Ejo bundi wanyweye icyayi cyatetswe nande? Aya makuru namenye Ejo bundi wanyweye icyayi cyatetswe nande? Icyo usabwa we ni ubinyemereye ko uzanyica ahubwo uko urya ibiryo ukajya kubinya muri tuwarete uri kubyumva neza, ariko nawe ibyo bintu uzabimira. uraruga Ndakwiyana uraruga wamfatanye uburozi wanshinze. Yesu none se umbwiye Ariko mbona uri inshinzi y'umuhungu. Ndakwiyamye. Ndakwiyamye. Yesu Musubiriremo. Musubiriremo. Ushaka kabisa Mana yanjye. nzamugira inama Usubigira umunwa nk'uwanjye. nzamugira inama none se ngira umuntu mundi Uzamumenya, uzamumenya. Nyine uzamumenya. noneho uzajya gushaka natabizi kandi turi umutumba muri famille y'imwe uti kigabo nacyo sinzi action. Umva rero mbanze nkubwire. Uri kunyumva neza? Ibyo umugabo nzashaka ntibikureba habe na gato. Kandi nta nubwo ari wowe uzangirira amahitamo. So rero ibindi ntabwo bikureba. Byakunzana ibiryo nirira. Ihuta ahubwo. Sinjye mbwiye ngo watetse ihuta. Ntabwo narenze uko uzaroga kabisa. Shoma navuganye ninjije ariko si Jax azakura ryari. Mana we ariko ibi nawe ari kumbwira n'ibyo. Sindi ko mbere nawe yangaga Chantal icyo abamufitiye mu. Ariko sha ntabwo byoroshye. Nta muntu uri gukomagara. Ninde uri gukomanga? Yewe Ni Kanani. ya stress. Ni karibu. Mwazute mahoro. Nise uje kubaza ikizi sawa. Nje kubasura nyine tunubwo bwije nyine. Nanyuze hano ngenda guhareka amanyura mbasuhuze. Ngiri joro se? Namara se kuzanya. Nyine nari urabizi nyine ejo twarahuye mukaneza kuri Chantal. Nje kureba nyine ukuntu ameze. Topic ihora ari Chantal. Chantal rero nawe uhari. Yagiye ariko. Ntabwo tuzano yagiye. Yarijyanye gutyo cyane mwebwe mwamukanye. Ntabwo twigeze tumwirukana hano. Yarifashe gutyo aragenda. Ntabwo tuzi niba yarifashe akagenda niba yarabitekerejeho ntabwo mbizi. Cyangwa mugiriye nabi. Nguki? Yamugiriye nabi. Ufite amakuru? Yana makuru mbifite ariko nabyo umuntu yabitekereza. Nese ubu uratekereza hano ndi wamugiriye nabi. None se nakubaza mbere yuko agenda mwari mubanye neza hano mu rugo. Umva rero mbanze nkubwire. Uri kumva? Wenda watumye famille yacu izamo ibintu byo kutumvikana by'amatiku kubera Chantal. Chantal mu by'ukuri igihe yari ari aha ngaha ntabwo yigeze atubera umwana mwiza. Mwamwigeze mubana mu mahoro? Hari abo babanaga mu mahoro n'abo batabanaga nyine bumvikana. Mwapfaga iki se ubwo bijyanye n'iki? Ni wowe wari umuntu mubi cyangwa wenda abo babanaga nibo bari babi? Wenda ntabwo navuga ariko reka nkubwire. Uri kumva? Ntabwo ari ngombwa kubuza icyo ubwira. Ariko nyine kugira ngo utagenda unatekereza ibindi wenda byose byaturutse hagati ya Chantal na David. Kubera ko ntabwo kuba twarafashije umuntu aje ngo tumucumbikire ashake kwishyira hejuru kuturenza. Cyangwa ashake kutwumvisha yuko nyine aturenzeho. None se muri izi karitsiye ntabwo yaraziranye nabo? Ntabwo ibyo ngibyo nabimenye kandi ntimukomeze kumbaza ibibazo byinshi. Erega nimba umuntu warafashije umuntu ukamujyana ahantu akaba ari kwa ese kiriya ni igitambambuga uba ugomba kumenya amakuru ye sibyo? ni uruhinja se umuntu aheka none se niba yaragiye umuntu mukuru afite ahandi hantu yagiye igihe n'ikimwongoza azakatongera. ubwo nigeze nasa hano ko namusanze ari we na David ko yambwiye ko ari hano nta kibazo. Ibibazo bije gute muri aka kanya? Nanjye yaje mbona umwana mwiza mukunda ariko nyine yaje yamaye impamvu yo gutuma mwanga. None se impamvu mwanga ni iki? Uzi impamvu yatumye mwanga?
Chantal yageze hano ari umwana mwiza pe, ariko aho agereye atangira guhinduka muri ubu buryo ubwiyemezi. Noneho yego wenda afite murumuna wanjye utoroshye, ariko na Chantal nawe ntabwo ari kwitwara muri buriya buryo. Noneho ibaze ko yarasigaye ararana na David mu kibuga, kandi ari umwana w'umukobwa, ni n'umwana pe, kandi na David ni umwana. Ibyo bintu birakwiye ko umwana w'umukobwa